hari abantu banywa ibiyobyabwenge bashaka kwiyibagiza ibihe bibi banyuzemo cyangwa se bari kunyuramo. Uwo muntu aba ari kwibwira ko ari guhunga hahise. Hari n'abantu banywa ibiyobyabwenge kubera ko ibibazo bibategereje bibaremereye, akareba agasanga ibyo kwishyura ni byinshi, ibyo kurya ni ikibazo, aho kuba ni ikibazo, amashuri n'ibindi bimutegereje. Uwo muntu akanywa ibiyobyabwenge yibwira ko ari guhunga ahazaza. Iyo uvuze guhunga ibibazo biba bivuze guhunga igihe. Twarabibonye igihe mvuga hano ntabwo ari cya gihe cya chronological time. Hano tuba tuvuga psychological time. Igihe ushatse wakigabanyamo ibisobanuro bigera kuri bibiri. Igisobanuro cya mbere burya igihe ni imibare yashyizweho kugira ngo abantu babashe guhurira ku gihe runaka hagendeye ku hahise, none n'ahazaza. Icyo nicyo bita clock time cyangwa se chronicle time. Iki gisobanuro nicyo abanyabugenge bose batanga. Ubajije abahanga batandukanye babayeho mu bijyanye n'ubugenge bakubwira ko igihe ari icyo mvuze. Igihe ni fourth dimension of space. Icyo nicyo bita clock time cyangwa se chronicle time. Ni igihe kigendera ku hahise none n'ahazaza. Iki gihe rero gitandukanye n'igihe cy'imitekerereze. Ariko nanone twabonye ko igihe ari baringa, ku rundi ruhande igihe ni baringa. Niyo mpamvu igisobanuro cya nyacyo cy'igihe ntabwo kibaho buri. Uko igihe cyasobanurwa kose hari ibisigara ari amayobera. Ibyo twarabibonye cyane, buri wese abivuga uko abyumva. Hari n'umutagatifu witwa Augustine, baramubajije bati kuri umuhanga watubwiye igisobanuro cy'igihe. Arangije arababwira ati igisobanuro cy'igihe mba nyizi kugeza igihe hari umuntu umbajije ngo nyisobanure. Muri make mba nyiyumvamo, ariko iyo umbajije ngo gisobanure mpita mbura ibisobanuro. Muri we aba yumva igihe icyo ari cyo, buri muntu wese igihe akiyumvamo, kugeza igihe bamusabye kubisobanura rero bikamubera amayobera. Buri muntu wese aba yumva igihe, aba akizi. Impamvu igihe ari amayobera ni uko ntabwo burya gisobanurwa mu buryo bwuzuye. Abanyabugenge bafite imyumvire yabo ku bijyanye n'igihe, ariko n'ubusobanuro batanga busiga abantu nyine mu gihirahiro cyangwa se mu mayobera. Byonyine gutandukanya umwanya n'igihe byananiye abantu. Ku ruhande rumwe igihe n'umwanya bishobora kuba ari kimwe, ku rundi ruhande bikaba bitandukanye. Abahanga mu by'ubugenge rero bagerageza gusobanura ibijyanye n'igihe, bakavuga ibi bakavuga biriya, ariko n'ubundi bigasigara bidatanze ubusobanuro bwa nyabwo. Icyo gihe rero bagerageza gusobanura nicyo bita clock time cyangwa se chronicle time, chronological time. Abanyabugenge basobanura igihe bagendeye ku hahise none n'ahazaza. Hari ikindi gihe rero, hari ikindi gisobanuro cy'igihe gishobora kumvikana neza kurushaho, ni igihe twita psychological time. Buri muntu wese agira icyo rero, ni igihe cy'imitekerereze yawe. Mind yawe nicyo gihe cyawe, imitekerereze nicyo gihe cyawe. Buri wese rero akagira iki, akakibamo uko abishaka, akagihagarika uko abishaka, akakihutisha uko abishaka. Nuvuga nubwo twaba tudafite amasaha, buri muntu wese agira igihe cye mu mitekerereze ye. Waba uhari cyangwa udahari ntabwo bibuza igihe cy'abandi gukomeza kubarwa, nacyo kikabarwa uko babishaka. Ni igihe umuntu wese yigengamo, ni igihe kijyanye n'ibyo utekereza. Muri make nta bitekerezo nta gihe. Abandi barakomeza barebera igihe cyabo mu buryo bashaka, ariko icyawe cyo mu mitekerereze nawe ushobora kuba uri kugikoresha uko ushaka, wagihagarika uko ubishaka. Mbese nicyo bita psychological time. Igihe n'ibitekerezo bimeze nk'impande ebyiri z'igice. Niyo mpamvu bakubwira ngo igihe cyihuta bitewe n'ibitekerezo ufite, kikagenda gake bitewe n'ibitekerezo bikurimo.